nagize iyerekwa ngiye kubona mbona uruzitiro runini cyane rwari rurimo imbwa ariko hakinzeho urugi rufunzwe n'iminyururu. Ndangije numva ijwi rirambwiye ngo wabonye ruriya ruzitiro? Ntiyego. Ngo harimo iki? Ndasubiza ngo ndabona harimo imbwa. Imana irangije irambwira ngo itegereze urebe rurakinguwe. Ngiye kubona mbona zisohotsemo ari nyinshi zirirukanka, buri imwe yajyaga aho ishaka. Zaburi ya mbere. Jani Yesu aduha umunsi nk'uyu nguyu twongeye kukwakira. Hari hashize igihe kinini twaherukanaga hari ubutumwa Imana yari yaguhaye wagezaga ku bantu, ku bakristo cyane cyane. Sinzi nimba waraje gusanga hari umusaruro bwatanze cyane cyane mu kwagura ubwami bw'Imana. Twagiye tubona neza y'Imana ibana n'abantu bayo, abantu bagiye baduhamagara, bamwe batubwira ati turi Burundi, abandi mu Bubiligi, abandi muri Amerika, mu bihugu bitandukanye. Neza y'Imana bagiye bayibona. Mu bigaragara byagize umumaro munini cyane. Bari barasubiye inyuma bagaruka mu nzira y'Imana, bari batarakizwa bakatubwira ati burya tumenye ko Imana ikiriho. Twari tuzi ko abahanuzi benshi ari abanyamitwe, ariko tumaze kubona ko burya Imana igifite abantu yisigarije. Rero muri make twabonye Imana igikomeje gukora imirimo n'ibitangaza, birimo kuzana umusaruro uhagije. Urebye buri kwaguka ubwami bw'Imana bukagenda bugaba amashami mu mitima y'abantu bayo. Imana ishimwe. Hanyuma hari ubutumwa bw'umwihariko se Imana yabanje kuguha ku bantu cyangwa? Mfite ubutumwa bw'ibyiciro bitatu. Mfite ubw'ababungeri b'intama, mfite n'ubw'intama muri rusange n'abakozi. Rero turabufitemo ibyiciro bitandukanye kuko Imana yantumye ku itorero muri rusange, ariko impa n'ubutumwa bw'ibyiciro byose biba mu itorero. Ubwo rero ko Umwami dushoboje tugenda tubutambutsa uko tubonye igihe. Mana yacu turagushimiye kuri Imana yita kuri twe, ujye utubera amaso iminsi yose. Tugushimiye amaboko yawe magari yagiye aramira Abanyarwanda kandi atabaye kure y'abanyetorero. Yesu wagize neza, ushima yuko umwenda wari ukingirije ahera utabukamo kugira ngo buri wese agere ahera. Icyubahiro ni icyawe. Utangiye umurimo wawe rero udushyigikire, buri wese umuhe amatwi yumva icyo Umwuka ari kubwira amatorero muri iyi minsi. Kandi dore abantu benshi twarumvise, igisigaye ni ukumvira. Turagusabye ngo Umwuka wera dushyigikire, tubashe kumvira icyo uri kuvuga kandi dushyire mu bikorwa icyo ushaka muri iyi minsi igoye. Urakoze kumana natwe kandi ufashe buri wese mu rwe ruhande mu izina rya Yesu. Amen. Hariho umukozi w'Imana wese kandi umugisha. Murakoze cyane. Kadutangire dusome ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana, ibice byaho 22. Amagambo y'Imana aravuga ngo kandi arambwira ati amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo ntuyasigame ngo uyagire ubwiru, kuko igihe kiri bugufi. Ukiranirwa agume akiranirwe, uwanduye mu mutima agumye yandure, umukiranutsi agume akiranuke, uwera agume yezwe. Dore ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Ndi Alufa na Omega, uwa mbere n'uwa nyuma, itangiriro n'iherezo. Hahirwa abamesera ibishura byabo kugira ngo bemererwe kwegera cya giti cy'ubugingo kandi banyure mu marembo binjire muri rwa rurembo. Hanze hazaba imbwa n'abarozi n'abasambanyi n'abicanyi n'abasenga ibishushanyo n'umuntu wese ukunda kubeshya akabikora. Jyewe Yesu ntumye marayika wanjye guhamiriza mwebwe ibyo kubw'amatorero. Ninjye gishyitsi cya Dawidi n'umwuzukuruza we, kandi n'ijye nyenyeri yaka yo mu ruturuturu. Umwuka n'umugeni barahamagara bati ngwino, kandi uwumva nahamagara ati ngwino. Kandi ufite inyota naze, ushaka ajyane amazi y'ubugingo ku buntu. Mwakira ijambo ry'Imana. Haleluya. Twagiye turebe muri Timoteyo, urwandiko rwa Timoteyo rwa 2, ibice byaho 3. Dusome tuyajyanire rimwe.
ibice 3 bya Timoteyo tusome duhereye ku murongo waho wa mbere. Umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya, uko abantu bazaba bikunda, bakunda impiya, birarira, bibona, batukana, batumvira ababyeyi babo, indashima, batarabera kandi badakundana n'ababo, batuzura, babeshyerana, batirinda, bagira urugomo, badakunda ibyiza, bagambana ibyigenge, bikakaza, bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana, bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako. Abameze batyo ujye ubatera umugongo. Imana nidushyigikire kugira ngo tube maso muri iri jambo ry'Imana. Hari ibintu byinshi cyane bikubiye muri aya magambo dusomye. Imana yagiye ivugana nanjye. Imana irambwira ngo genda wibutsa abantu ko iminsi y'imperuka bagiye babwirwa ari iyi ngiyi bahagazemo. Byabwirwaga Pawulo abivuga muri kiriya gihe, abyandikira Timoteyo muri za nzandiko yanditse ahugura aya matorero. Ni ukuvuga ngo ibi ngibi byari buzabashyike, ariko uyu munsi nitwe bisohoyeho. Umuririmbyi yaravuze ngo ibyabaye ku bakera natwe bitugezeho. Kiriya cyari igihe cyabariye, ariko uyu munsi ni twebwe turi kubwirwa, kuko Yesu yemeye kutubera igitambo kugira ngo aronke ubugingo bwacu cyangwa se aburokore mu maboko ya Satani, adusayure mu byaha dusayamo ku munsi ku wundi. Ariko Uwiteka ashima yuko aya magambo aba mu byanditswe kugira ngo agire aho tuvana n'ahadushyitse. Nuko mu byahishuwe hatubwiye ngo igihe kiri bugufi kandi kirasohoye, kugira ngo Yesu azane ingororano. Ari gukusanya ingororano z'umuntu wese zibikwiranye n'ibyo yakoze. Naringize ngo nkubwire ngo kora ushyizeho umwete, ibyo werekejeho amaboko byose ushyireho umwete, kuko ingororano ziri bugufiya. Data wa twese ari hafi kuza guhemba no guhana. Gira umwete rero, kuko arimo gukusanya ingororano z'umuntu wese, kuko turi hafi kubarisha ibikorwa twakoze. Nubwo abagenzi benshi twarambirwa, nubwo abagenzi benshi twakorera Imana twivovota, nubwo umuntu yakwibaza ngo igihe nahereye nkora nzageza ryari, ariko mu kuri gutinda mu gukora kwawe nicyo kizatuma ugwiza imirimo. Nari nkwinginze ngo ukore imirimo ifite aho yandikwa, kuko bijya bishoboka ko umuntu yakora imirimo myinshi ikagaragarira amaso y'abantu, ariko imbere y'Imana ntishyike. Cyampa rero ugakora imirimo ishyitse, wazajya kubarisha ibikorwa imbere y'Imana, iyi mirimo ikazamurikwa nk'ishyitse, cyane ko ari izaduherekeza. Twibutse ko imirimo ya nyuma ari izahisha agaciro iya mbere. Mubyibuke cyane, kuko uyu munsi umuntu ashobora kumurika iyo yatangiriyeho yatunganije, ariko kuri finisaje agasoza nabi ibikorwa yakoze. Niyo mpamvu nkubwiye ngo ube maso, nanjye mbe maso. Binkubwira nanjye birandeba, ariko igihe kirageze kugira ngo dushyire mu bikorwa icy'umwuka ari kubwira amatorero. Ni kenshi Imana yagiye ibwira abantu tukajya twumva, ariko kumvira bikaba ikibazo. Nari nkwinginze ngo ube maso rero, nanjye mbe maso, kuko ubwami bw'Imana budusohoyeho, kandi Data wa twese ari bugufiya. Aje guhemba rero no guhana. Uwera nakomeze yezwe, ukiranuka akomeze akiranuke. Kandi ijambo ryavuze ngo aya magambo ntituyagire ubwiru ngo tuyazigame. Kutayazigame bivuga ngo si ayawe ku giti cyawe gusa, n'ay'umuntu wese ugize umugisha wo kuyumva, n'ay'umuntu wese uzagira umugisha wo kuba amugezeho. Ntuyazigame ngo uyagire ubwiru, kuko igihe kiri bugufi kandi kirasohoye. Uwera nakomeze kwezwa rero. Birakwiye ko twezwa ku gato no ku kanini, birakwiye ko twezwa ku manywa na nijoro, kuko Data araje. Mana irambwira ngo genda ubwire abanyetorero ngo nimube maso, mwongere musenge. Umuntu wese yitoze gusenga ku giti cye, kandi umuntu wese yimuke kuri mwene se, kuko abantu benshi batinze ku bandi. Imuka kuri mwene so, kuko nta muntu uzajyana n'undi. Imana nitugirire neza. Igihe kirageze kugira ngo Data nahamagara amazina y'abera, iryawe rizumvikane nanjye ryumvikane. Icyo nicyo twagaharaniye. Igihe kirageze kugira ngo imirimo myinshi turi kugaragaza ko twakoze tubarishe. Data arebe niba ishyitse cyangwa idashyitse. Icyampa ukaba maso, ukazirikana guhamagarwa kwawe. Nagize iyerekwa ngiye kubona mbona uruzitiro runini cyane rwari rurimo imbwa.
ariko hakinzeho urugi rufunzwe n'iminyururu. Ndangije numva ijwi rirambwiye ngo wabonye ruriya ruzitiro? Ntiyego. Ngo harimo iki? Ndasubiza ngo ndabona harimo imbwa. Imana irangije irambwira ngo itegereze urebe rurakinguwe. Ngiye kubona mbona zisohotsemo ari nyinshi, zirirukanka, buri imwe yajyaga aho ishaka, ariko nyinshi zirukankaga zijya mu nzu y'Imana aho abanyetorero bari. Ndangije Imana irambwira ngo bariya ni abadayimoni b'ubusambanyi bahagurutse ikuzimu, baje ku isi muri misiyo y'ubusambanyi. Iranambwira ngo ariko niho tugenda ubwira abantu banjye ngo umuntu wese nabe maso, asengera uburinzi kugira ngo butazamugeraho buriya busambanyi. Imana irambwira ngo abantu benshi bibwira yuko ubusambanyi bugera ku muntu ari uko yaryamanye n'undi, ariko hari uburyo bwinshi bw'amayoberane Satani arimo agenda bukoresha ku matelefone, mu biganiro, abantu bagakora ibizira batanari kumwe, ariko bikarangira bibasohoyeho. Irambwira ngo genda ubabwire ngo nimube maso, musenge kandi musabe uburinzi, kuko abo badayimoni umuntu wese bamugeraho keretse uriho uburinzi bw'Imana. Nari nkwinginze ngo ube maso mu Kristo, ube maso mugabo, ube maso mugore, ube maso musore, ube maso wa mukobwa we, kuko ndakubwira nanjye nibwira ibyakugeraho nanjye byangeraho, ariko nitwishingikiriza kuri Kristo azatubera ubwihisho. Imana irambwira ngo genda bwira abantu banjye ngo numvishe ibirego biri mu ngo. Imana irambwira ngo kandi numvise ibirego biri hagati y'umwana n'umubyeyi, n'umugabo n'umugore. Irambwira ngo genda ubabwire ngo nje guca imanza zananiye abantu, kandi nje kureba ibirego biri mu ngo. Irambwira ngo iraje ari hagati y'umugore n'umugabo, ireba urega n'uregwa. Iraje ari hagati y'umubyeyi n'umwana, ireba urengana n'urenganywa, kandi irambwira ngo ije kurenganura uwarenganye. Imana itwigishe gukizwa neza. Icyampa buri wese mu rwe ruhande akareba niba Yesu azahinguka agasanga nta ruhare yabigizemo. Icyampa Yesu yahinguka agasanga intambara urwana utarazigizemo uruhare yakurwanirira. Icyampa yaza agasanga atari we washoje urugamba ngo ruze mu rugo rwawe yakurwanirira. Imana nitugirire neza. N'Abanyarwanda baravuze ngo ababurana ari babiri, umwe aba yigiza nkana. Ba maso nanjye mbe maso, kugira ngo data wa twese naza tutazagubwa gituma tugatungurwa, agasanga ubugingo bwacu bukiri mu mwijima, kandi abantu biyo barebeye inyuma babona twaramurikiwe n'umucyo. Ariko Uwiteka nadushyigikire kugira ngo tuve mu rungabangabo, kuko abantu benshi batunze agakiza ko ku munwa, ariko ku mutima ntagahari. Imana idufashe. Iyaba twazirikanaga ko aho umuntu atari, aho umuntu atareba hiherereye, Imana igihareba. Imana nidushyigikire. Haleluya. Icyampa ukaba maso mwene data, nanjye nkaba maso, kuko igihe kiri bugufi kandi kirasohoye. Pawulo arangije yandikira Timoteyo, aramubwira ngo umenye ko mu minsi y'imperuka hazaba ibihe birushye, ngubwo abantu bazaba bikunda, abandi bikakaza, bakunda impiya, birarira, batumvira ngo ari ibyigenge, ari indashima, ngo bikakaza. Ariko arangije aramubwira ngo bene abo jya ubatera umugongo. Haleluya. Imana idufashe. Icyampa nawe ukirinda inshuti mbi, icyampa ukamenya mu nzira ebyiri, kuko uye guhitamo inzira imwe, inzira ifunganye, kuko abagenzi benshi baheze mu rungabangabo, bafashe impu zombi. Umuntu arumva iby'iburyo yabamo n'iby'ibumoso, arumva ibyera yabamo n'ibitera akabamo. Umuntu arifatanya n'iby'umwijima n'iby'umucyo akumva yakwifatanya nabyo, ariko aravuga ngo bene abo jya ubatera umugongo. Imana itwiteho cyane, biragwiriye muri iyi minsi, ni ya minsi dusohoyeho, ariko uzirikane neza itaranto wahawe kuko ukwiriye kuyibyaza umusaruro. Uzirikane neza ko kuba turi mu murimo w'Imana si uko twafatishije, ahubwo ni uko tukibeshejweho na Mwami Yesu. Turacyabwira Imana ngo dukomereze amaboko, turacyayibwira ngo duhisemo guhora dukizwa, turacyayibwira ngo ongera utwigize imbere mu buryo bw'umwuka, kuko nta muhanga mu byayo. Iby'Imana nta muhanga urimo,
kuko twararebye dusanga abari babizi cyane byagiye bibacanga babivamo, abandi baguye mu nzira kandi bari bafite za metirize muri byo. Niyo mpamvu nkwinginze ngo ube maso, kuko nta muhanga mu by'Imana. Kandi wirinde kugenzuza iby'umwuka umubiri, kuko abantu benshi baguye mu nzira kuko bagenzuje iby'umwuka umubiri, bigatuma babika ibitari byo kubikwa, ibyo kubikwa bakabitesha agaciro. Imana nidufashe cyane, iduha ubwenge muri iyi nzira. Nkubwiye ngo ube maso, nanjye nibwira, nari ngikwinginga ngo uzirikane yuko Imana yaguhaye itaranto, nanjye ikayimpa kugira ngo tuzibyaze umusaruro. Ntibikwiriye ko dukorera Imana ari uko twishakiramo inyungu, ahubwo dukwiye gukorera Imana nk'abazagororerwa nayo. Haleluya. Dukwiye gukorera Imana nk'abazi aho tuva n'aho tujya. Imana nitugirire neza kandi dutege amaboko. Gira umwete wo kwezwa rero, gira umwete wo gutunganywa, kuko igihe kiri bugufiya kandi kirasohoye. Gira umwete wo kumesa ibishura, gira umwete wo kumesa ibyambarwa, gira umwete wo gukiranuka ku gato no ku kanini, kuko nyiribihaje guhemba. Imana nitugirire neza. Ese Yesu aje yasanga uhagaze he? Ese Yesu aje yasanga utari ku ntebe y'ubucamanza? Ese Yesu aje yasanga ukezwa? Ese aje yasanga mu mutima wawe harimo inzira z'igisiyoni? Oh haleluya. Ese Yesu aje yasanga ukiri mu nzira ifunganye? Ese Yesu ahingutse yasanga udasigaranye agakiza ka fotokopi? Originali waramaze kuyita, aracyakeneye ko tumaramaza. Ntiyifuza ko hari n'umwe warimbuka akazarata ubugingo kuri finali. Uzirikane neza ko iyi mirimo turi gusohorezaho, nubwo benshi bari kwitotomba, ariko nigiye kuzahesha agaciro iyo twatangiriyeho. Imana irambwira ngo genda umbwirira abanyetorero ngo nubwo abantu benshi bitotombye kubera ibyo bakoze, kubera ibyo bari gukora, ngo bari gukora bavunitse, Imana irambwira ngo genda ubabwire ngo nje kubarana n'umuntu wese ahagejeje akora muhembe. Gira umwete wo kuba maso, urinde ibikorwa wakoze, ubibere maso, ubagarire amasezerano, we gucumuzwa nayo. Oh haleluya. Kugira ngo nyiribihe naza azasange ukiri mu byimbo. Ngo umuntu wese nabe maso, kandi wirinde gukora urebeye ku bandi, wirinde gukora imirimo y'uko ari agahato, ahubwo ukoreshwe n'umuhamagaro. Wirinde gukora imirimo idafite aho yandikwa, ahubwo ukora imirimo uzirikana ngo Kirisito niwe nkorera kandi turaziranye. Uyu munsi wakorera abantu bakagushima, wabakorera bakakureba, ndetse banagusumbisha abandi, ndetse bakugira nk'icyamamare, bakavuga ati runaka niwe urusha abandi ibikorwa, ndetse bagushyira imbere ahashoboka hose babasha kugera. Bahagushyira bitewe n'uko ubonye ingingo ikurengera uwo mwanya, ariko Uwiteka naza ibyo ntago ari byo azarebaho. Haranira kwemerwa n'Imana nubwo abantu batakwemera, ariko Imana ikwemera. Igihe kiri bugufi kandi kirasohoye. Kiranuka muri byose, kuko Uwiteka araje. Ibyo abantu batabashije gukora, ibyo abantu batashoboye gukora nk'uko bikwiye, ibyo abantu bananiwe gukiranukamo, ukura abantu bamize, ibyo abantu bagiye bafudika abandi bakabirenzaho, byari ukuri akaba ari byo bahisha, byari ibitari ukuri akaba ari byo bashyira ahagaragara. Ibyo Uwiteka aje kubishyira habona, abitwikurure byose bimere nk'ibyambaye ubusa imbere y'amaso yacu. Imana nitugirire neza. Narinje ko kwibutsa ngo bene abo ngabo ujye ubagendera kure, kuko ngo muri bo harimo abagabo mboka mu mazu banyaga abagore batagira umutima. Imana itwigishe, abo uzababona henshi, uzababona mu nzu no hanze, uzababona mu nzira bagenda, ariko inyuma bambaye uruhu rw'intama, imbere ari amasega aryana. Imana itugirire neza. Bene abo barahari. Uwiteka nadufashe kugira ngo twirinde muri byose. Kiranuka, cunga izamu ryawe, kuko Uwiteka ntabwo yahaye abakozi umurimo ngo narangiza agende. Aracyahari, arahari, aje kureba uko urimo kubikora. Bamaso nanjye mbe maso mu Kristo, bamaso mu Kristo nanjye mbe maso. Naza azasanga amaraso ye yogeje abanduye, nawe yarakogeje icyama, ukaba warogejwe rwose n'amaraso ya Kirisito. Mbese naza ntuzatinya guhinguka imbere ye. Imana itwiteho kugira ngo yongere iboneze ubugingo bw'abanyetorero. Dusubire ku rufatiro, tuzirikane ngo igihe kiri bugufi
kandi kirasohoye. Uwera nakomeze kwezwa, ukiranuka kiranuke. Imana nikugirire neza. Tugiye gusenga Imana. Hari icyifuzo waba ugize mu mutima wawe ngo dusengane Imana? Twagiye tubona ineza yayo. Iyi minsi nubwo witegereza ugasanga hari ibikomeye uhura nabyo, ariko nagira ngo nkubwire ko Imana atari ikoresha abasevire. Imana irabanza ikaguhamagara ikakunyuza mu gisirikare cyayo. Burya Imana nayo igira igisirikare, ikakunyuzamo ikagufonda, ikakunyuza ku ikosi ryayo, ikakwigisha uko ishaka, ikakuvanamo ibyo ushaka, ahubwo ikagushyiramo ibyo ishaka, kugira ngo nugera mu murimo wayo utazikora ibyo ushaka, ahubwo uzakora uko ishaka. Ni nayo mpamvu usanga abantu bahamagawe n'Imana barwanywa kenshi, bahura n'ibikomeye byinshi, kubera yuko aha mwese si iwabo. Nari nkwinginze ngo ube maso, ujye umenya urugamba urwana urwo ari rwo, unazirikane guhamagarwa kw'Imana. Uzajya umenya umwanya uhagazemo, ubashe gusenga gufite intego, kuko Uwiteka Imana afite umugambi wo kongera gutoranya abakozi. Ukorera Imana uyitinya, kiranuke ku gato no ku kanini, uzirikana ngo ingororano ziraje. Mu Kristo ba maso. Nari nkwinginze ngo ube maso iminsi yose. Mwuka w'Uwiteka ari bugufi bw'abamushaka, kandi Imana irambwira ngo rigushyira ikimenyetso ku bantu bayo, kandi irambwira ngo umuntu wese nashaka Mwuka Wera, agendane n'Umwuka Wera, abane n'Umwuka Wera, kuko Umwuka Wera twamuhawe nk'isezerano ku bazamwizera bose. Ese wowe uracyamwizera? Kuki utagishaka Umwuka Wera? Nimureke tubanze ibyo kubanzwa, twe kwifuza gushyira imbere ibitari byo gushyirwa imbere. Tuzirikane ko hari iby'imbere bikwiriye kubanzwa mbere y'ibindi. Ibintu byose twabibona rwose, ariko nimureke tubanze dushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi tuzabibona nk'inyongera. Umwami natugirire neza, kandi igihe kiri bugufiya kugira ngo Data aze guhemba, aze kuruhura abarushye, aze gusubiza abantu bafite ibyifuzo, kuko yarambwiye ngo abantu benshi bacumujwe n'amasezerano, abandi baguye mu nzira kubera ko babona batinze mu butayu, byo basengeye bitari gusubizwa. Arambwira ngo nimumunambeho, umuntu wese abe maso, kuko igihe kije kugira ngo atabarabe. Arambwira ngo iki ni igihe cy'imbabazi, aracyateze amaboko, ategereje umuntu wese wemera ngo ushaka naze ajyana amazi y'ubugingo ku buntu. Imana nitugirire neza. Tugiye gusenga Imana. Nakwingingaga kugira ngo aya magambo y'Imana uyashyire ku nkingi z'umutima wawe, kubera yuko abantu benshi ntibakitaye ku by'ijambo ry'Imana. Abantu benshi baryumva bari mu materaniro bikarangirira aho ngaho. Abantu bizinesi zibaye nyinshi, ntawe ugifite umwanya wo kurisoma. Ariko mwibuke ko hazabaho inzara y'ijambo ry'Imana, umuntu akaryifuza atakiribonye. Rikunde, urigendane, uritunge mu mutima wawe, n'igihe kitari ngombwa kubona aho urisoma, ariko urifite mu mutima wawe. Mwibuke ko na Yesu yatsindishije ijambo rivuga ngo handitswe ngo. Imana nitugirire neza. Ritunge rero ku manywa na nijoro, rigendane, uribane iminsi yose. Rizakubera inkomezi, kandi rizatuma ugira ibyiringiro mu gihe gikomeye. Ku munsi uhera iyindi, Imana izakugirira neza. Reka dusengane Imana, twongere twinginga Imana nk'abasubiye inyuma, abacitse intege, abacogoye. Abantu benshi bitwaje iminsi duhagazemo, abantu benshi bitwaje ihinduka ry'ibihe, ariko ntago bikwiriye yuko duhindukana n'ibihe. Imana yahaye abantu ubwenge ngo ibihe babiyobore, iha abantu ubwenge ngo babijere, iha abantu ubwenge ngo umuntu wese akoreshe igihe uko agifite, ariko ntago igihe aricyo gikwiye kukuyobora. Imana nitugirire neza. Gira umwete wo kuba maso rero, kandi ugume gusengera umugisha urinzwe, kuko hari abantu benshi Imana yagiye yemerera imigisha, ariko ntibayisengere. Iyo migisha ikagenda ikorwamo, umuntu akabona arasahuwe, undi akabona aribwe, kandi mukuri nubwo yivovose ngo Imana ngo ikoze ibiki, ariko ugasanga Imana yamubwiye ko imuhaye umugisha, ariko ntasenge ngo uwo mugisha Imana iwurinde. Niba Imana ikubwiye ngo nguhaye umugisha, senga winginga Imana ati ngusabye ko uyu mugisha uwundindira. Ubere maso, wegere Imana, amasezerano yabagarire, ibindi Uwiteka azigwatiriza. Icyo akeneye nuko tugira umwete wo kwezwa, kuko igihe kiri bugufi. Abasha no kuza agasoza isezerano saa sita,
saa 7 mugataha igihugu igihenze n'ubugingo bamaso muri byose. Uwiteka niwe mwishingira w'urugendo rw'abamwishingikirijeho. Imana nitugirire neza. Reka dusengane Imana ari kube maso mu Kristo, nturuhuke nonaha kuko igihe kiri bugufi, kandi buri wese narindi zamurye. Ucunge urinde ibisigaye muri byinshi byari bigiye gupfa. Imana nitugirire neza. Reka dusenge twinginge Uwiteka yongera dukomereza amaboko, aduha imbaraga. Baguyongera dubyutse abacitse intege, yongera duha imbaraga. Abantu basubiye inyuma mu mitima bongere babwire Uwiteka aho bagiye bagwagwana. Imbaraga zakubanye nkeya umwereka aho zakubanye nke, umwishingikirizeho, abasha kugira icyarema, abasha kubihindura, abasha kugira ibindi yubaka, kubera ko ari we rufatiro ruzima rwanzwe n'abubatsi. Ariko ku Mana ruratoranywa ruba rw'igiciro cyinshi. Nawe mugira uwa mbere mu buzima bwawe ndetse no mu bugingo bwawe, bizakubera byiza kandi bituma ugera mu gihugu. Amen. Reka dusenge Imana yongere dushyigikire muri byose, kuko igihe kiri bugufi dushoboze kuba maso, dutegereze Yesu twihanganye kandi twihanganiye mu masezerano, kuko ibyasezeranijwe byafashije abatubanjirije kugera mu gihugu batagamburuye. Uri Imana yacu yo kwizerwa. Turagushimye, icyubahiro ni icyawe. Tugushimiye amaraso yawe yagize umumaro. Uwera wa Isiraheli niwe wahamagaye hirya no hino, iburyo n'ibumoso, amajyepfo, amajyaruguru, duhurizwa hamwe muri Kristo Yesu. Ni wowe waduhamagaye, uhamagara abagabo, uhamagara abasore, uhamagara abakobwa, uhamagara abantu b'ingeri zose, kuko wabonaga ubugingo bwacu ukeneye kuburokora. Turagushimye kuko wagize neza. Icyubahiro ni icyawe. Haleluya. Rabi Yesu Kristo himbazwa. Turagushimye, uri Imana itagibura uko ibigenza, kandi twumvise ijambo ryawe. Reka imiburo yawe tubashe guhindurwa nayo, kuko iminsi duhagazemo abantu benshi twarumvise, ariko kumvira kitubanye ikibazo gikomeye. Tugusabye imbaraga zibasha gutuma duhinduka. Tugusabye imbaraga zibasha gutuma tugenda uko ushaka. Tugusabye imbaraga z'umwuka wera, kuko wamuduhaye nk'isezerano. Reka mwuka wera w'Imana tugumane. Reka mwuka wera twegere. Reka mwuka wera w'Imana. Rabi Jésus domene revosanse dotaya. Mwuka wera w'Imana natinda n'ubugingo bwacu. Niwongera udutega amaboko. Abacitse intege ubaha imbaraga. Abaguye mu nzira wongera ubabyutse. Basinziriye ku misozi ubakangure. Abatuye mu kibaya cy'ishidikanya Mana, abongera ubateremo ibyiringiro. Izina rya Yesu. Kandi Uwiteka Imana dushoboze gushaka imirimo myiza kuri finisage, kuko ari izahesha agaciro ya nyuma. Urushaho gutega amaboko buri wese mu izina rya Yesu. Ubwami bwawe mukiza burushaho kwaguka mu mitima yacu. Urakoze, turagushimye. Umugisha umuntu wese wumvise iri jambo ryawe, kandi umushoboze kugira ngo arigumane iteka mu izina rya Yesu. Hateye umudayimoni witwa Kiroso, umushinzwe kwabura abagenzi, umushinzwe kwiba iby'ijambo ryawe, umushinzwe kwiba ibyafashe imitima. Mu izina rya Yesu turamwirukana. Turirukana imikorere y'umwijima mu izina rya Yesu. Kandi Uwera wa Isiraheli dusabye imbaraga zawe ngo zigota abagenzi ba Gisiyoni, kugira ngo bazabashe kugera mu gihugu amahoro. Kandi Uwiteka Imana tugusabye impamba muri uru rugendo, kuko bagenzi benshi nta mpamba bafite. Kandi tugusabye imbaraga no ku munsi mubi, kugira ngo Uwiteka uzasange tugishikamye kandi dukomere muri Kristo Yesu. Urakoze, girira neza buri wese, kandi buri wese uko akwifuza ariko akubona. Ikiganza cyawe kigume kurambukira abagenzi mu izina rya Yesu. Batarakumenya bahe kukumenya, abakumenya bahe kugukomeraho, kandi buri wese urusheho kunyuza neza yawe imbere ye, kuko dukeneye gusenga gufite impinduka. Mu izina rya Yesu dusabye dushima. Amen. Zaburi ya mbere.